Aha ni mu karere ka Gisagara habereye impanuka iteye ubwoba ihahamura abatari bakeya ndetse itwara n'ubuzima bw'abantu batari bakeya. Uri kwibaza uti iyi mpanuka yatewe n'iki? Cyane ko ngiye gutangira iyi nkuru nkubwira ko iyi ari imodoka yo mu bwoko bwa hoho yakoze aya mabara. Ngira ngo aha ngaha ntago bwaba ari ubwa mbere wowe unteze amatwi waba wumvishe impanuka yakozwe n'iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho. Ubwo ndi kumva nabo bagiye kujya mu cyiciro cya ziriya moto za sipiro ngo zitagira feri. Hoho rero ziri kutumaraho abantu. Nkundi rubone nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru nakubwiye neza aho iyi mpanuka yabereye, nubwo ari mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Bagomba kukubwira umurenge n'akagari n'umudugudu ndetse ukagenda unarushaho kumenya baguye muri iyi mpanuka, ari nako nkubwira abakomerekeye muri iyi mpanuka. Nkongeraho no kukubwira ko icyateye iyi mpanuka mba ndi bukikubwire neza ijambo kurindi. Reka nkwibutse ko YouTube channel yacu ari nayo yanyu ikiri yayindi ni Subiza TV. Nizere ko nawe rero ukigera ahangaha aribwo bwa mbere warangije gukora subscribe cyangwa sabone bitewe no kubyita, kuko iyo ni inkunga ya mbere uba uduhaye. Uze kunkundira ufungure na kariya kantu ukinzogera. Reka nkubwire n'iri jambo nkunda gusubiramo inshuro nyinshi. Iyi nkuru rero ngiye kukugezaho ushobora no kuyisoma kuri iki kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda cyitwa Umuseke. Iyo mbivuze gutyo aba ari ukugira ngo uze kumekinga shuwa urebe neza koko ko ibyo naguhaye bihwanye n'ibyanditse, cyane ko mba ndi kugenda mbabwira ngo mubikore murusheho kunyizera ndetse murusheho kugenda mumenya ko inkuru tuba twabagejejeho ziba zizewe ijana ku ijana. Ntabwo twaje dushaka views, ahubwo twaje kugira ngo tubabwire ibiba byagiye bibera hirya no hino mu gihugu. Bityo rero ni mu ntenguhe muze kugenda muma n'ibitekerezo byanyu muri comment. Ubundi zihoho mwebwe muzibona mute? Hakorwa iki kugira ngo izi mpanuka zikunda gukorwa cyane n'izi modoka zo mu bwoko bwa hoho, cyane ko muri iyi minsi turi kugenda twumva inkundura za sipiro, ariko tutirengagije n'izi ngizi za hoho. Si uko wenda n'izindi modoka cyangwa ibindi binyabiziga bidakora impanuka, ariko iyo tugeze kuri ibi binyabiziga uba usanga byo bifite umwihariko. Kaduhite dutangira rero n'iyi nkuru kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kuko igihe cyo murabizi ko aba ari hafi ya nacyo, kandi igihe kirahenda. Bityo mujye munkundira njyewe nkoresha igihe neza kuko mbishoboye. Uri kubona iminota tugiye kumarana ni mike, ariko byose ndaza kuba nabigutangarije. Nk'uko iyi nkuru rero mbona ko yanahahamuye abantu benshi, ikaba ari impanuka yakozwe n'iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho. Iyi modoka ikaba yagonze inzu yarimo abana bagera kuri 4 na nyina ubabyara. Icyaje kubabaza abantu benshi kikanashengura imitima yabo ndetse abandi bakanahahamuka, nuko muri abo bana bagera kuri 4, 2 baje guhita bahatakariza ubuzima. Yo, birababaje birababaje birababaje, biteye n'agahinda. Aba bana ni abaziranenge, Imana ibakire mu bayo ndetse abandi nabo bakomere. Twagiye tubona ko abandi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane, aho polisi yaje no kugera ahangaha ikaza guhita ikora icyo navuga ngo ni ubutabazi bw'ibanze ku bari bakomeretse, bakaza guhita bajyanwa ku bitaro kugira ngo babashe kwitabwaho, ndetse n'aba bahatakarije ubuzima bahise bajyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro. Ngiye kugenda nkubwira ubwo murumva iyi mpanuka rero yabereye ahangaha yaje gutuma imitima ya benshi ishenjagurika cyangwa se inuzura uburibwe. Amakuru rero twakomeje kumenya nuko aya makuru avuga ko iriya mpanuka yabereye muri uyu mudugudu wa Gasagara, muri aka kagari ka Gasagara, muri uyu murenge wa Gikonko mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, aho iyi mpanuka n'ubundi yabaye kuri uyu wa gatandatu. Bamwe mu baturage batuye ahangaha ibi ngibi byabereye, cyangwa se mu bageze ahangaha iyi mpanuka yabereye, nabo bagize icyo batangaza ku byo biboneye, cyane ko nabo ubwabo bavuga ko byanabateye ubwoba. Bavuga bati ibi bintu biri kugenda biba mu muhanda, by'umwihariko noneho izi modoka zirica, cyane ko nubona iby'iyi modoka yakoze shoferi we rwose ari mu ryerye, nta kibazo na kimwe afite, gusa yaje guhita anatabwa muri yombi.
Iyi modoka rero nk'uko nagiye nkubwira ko ari iyo mu bwoko bwa hoho, nagenda nkubwira ko iyi mpanuka yaje kuba muri uru rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Ugushyingo 2025. Ni nabwo rero byagaragaye ko yaje kugira gutya, iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho yaje kurenga umuhanda maze igonga iyi nzu y'uyu muturage, aho iyi nzu yari irimo umuryango ugizwe n'uyu mubyeyi ndetse n'abana bagera kuri 4, maze abo bana muri 4 bose 2 nibo baje guhita bahatakariza ubuzima ako ka mwanya. Murumva ni ibintu byabaye rero bikaza no kugenderamo abo bana bagera kuri 2, nkomeza no kugenda mbasabira ko Uwiteka ngo abashoboze byibuze abatuze aheza, kuko urumva bapfuye ari abana bakiri batoya. Kandi ngira ngo nk'uko ukurikiye neza iyi nkuru cyangwa se nk'uko ndi kugenda mbikubwira, iyi modoka yarenze umuhanda. Izi hoho rero ziratumaraho abantu, sinjyeho ngo ngubeshye. Ubwo ushobora gusanga ibyo polisi yagiye itangaza bitari bujye kure, yuko iyi modoka yacitse feri. Ahanini ushobora no gusanga yari ipakiye n'umucanga, kuko nyinshi niko dukunda kugenda tubona uko zikora impanuka nk'izi ngizi zinapakiye umucanga. Ubwo leta y'u Rwanda ku bufatanye n'izi kampani z'izi modoka zo mu bwoko bwa hoho, ni ukureba icyo bakora kugira ngo byibuze barengere bamwe mu bakoresha umuhanda cyangwa se n'abandi batwara ibinyabiziga biba bigiye bitandukanye, kuko iyi modoka, wowe uri umunyonzi, uri umumotari cyangwa n'indi modoka yose biri munsi y'iyi, igukubise byanze bikunze ntago wahasigara uri muzima. Nk'uko rero ibi ngibi byose byagiye binatangazwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, CIP Kamanzi Hassan, yakomeje avuga ko polisi yihutiye kujyayo maze ikaza guhita ikora icyo navuga ko ari nk'ubutabazi bw'ibanze. Abakomeretse bahise bajyanwa kwa muganga, naho imirambo y'aba banyakwigendera cyangwa se aba bana bahise bahatakariza ubuzima nayo yaje guhita ijyanwa gukorerwa isuzumwa, naho umushoferi we wari utwaye iriya modoka yo mu bwoko bwa hoho yahise atabwa muri yombi kugira ngo barebe ko nta bisindisha yari yanyweye cyangwa se kugwa kw'iriya modoka yo mu bwoko bwa hoho yari atwaye atabigizemo uruhare. Ubwo birumvikana hari igihe imodoka nk'izi zirenga imihanda, abashoferi ari iminaniro cyangwa se basomye kamanyinya, ari uburangare se ntawamenya. Ni nayo mpamvu polisi iba igomba guhita ikora iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka nyirizina. Ngayo gukorera hari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara, muri aka kagari ka Gisagara nk'uko nagiye mbikubwira, ni muri uyu murenge wa Gikonko. Aba bahasize ubuzima, Imana ibakire mu bayo kandi ibatuze aheza. Aba bandi nabo twizere ko baraza kumera neza ubwo bageze kwa muganga, kandi abari hafi y'uyu muryango bawukomeze kandi bawufate mu mugongo, kuko ibi byabaye ntago kubyakira biba byoroshye habe na gato. Ndashimira namwe mwabanye nanjye, nkomeza kwibutsa ko YouTube channel ikiri ya yindi ni Subiza TV. Ubwo niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza, ariko kandi usige n'ibitekerezo byawe muri comment. Wakoze cyane, ciao ciao.